nongeye mbahaye ikaze mwebwe mukuri ikibiganiro kuri uyu muyoboro Umuringa TV, aho tubagezaho ibiganiro by'ubuzima ndetse bigenda bibafasha. Hari indwara ikunze gutera ariko ikaza mu buryo butunguranye, ariko ni indwara mbi cyane kandi buri muntu wese ashobora kuba yamugeraho, nuko abantu batabitekereza. Iyo ndwara niyo tugiye kuvuganaho rero, cyangwa tugiye kuganiraho, ndetse n'uburyo wayirinda ikibitera, ndetse n'uburyo runaka buriya abantu baba batazi yuko bashobora kuyandurira ahantu batatekereza ko bayandurira. Rero ni indwara yitwa Hemoroids, ndetse n'uwaba yayanduye uburyo yahangana nayo bakunze kuyita Karizo mu Kinyarwanda, hari niko bayise. Ni uburyo bukomeye cyane turaza kuvugamo hano. Niba utarakoze subscribe nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bibasha kukugeraho, kandi dukomeze kure mu muryango mugari w'abantu bafite ubumenyi ku buzima ndetse n'ibindi. Ni umuganda wawe ukomeye cyane, ni inkunga ikomeye ubu twereka ko udukunze. Ndi Josh. Rero Hemoroids ni indwara imaze gusakara ahantu henshi, dore ko byagaragaye ko ifata abarenga 50 byari munsi y'imyaka 50 no hejuru yaho. Ntijya basiga. Iyi ndwara ifata mu mwoyo, cyangwa se hari hasi muri anisi, hari nyine hava umwanda uturutse mu gifu. Ubundi iyi ndwara rero, wenda niba utayizi cyangwa warayibonye, irangwa no kubyimba kw'imitsi yo mu bice muri bimwe bice mu biri ibyo bice by'umwoyo cyangwa se by'imbere, ariko by'umwihariko ubwo wihangane niba iryo jambo ndi kurikoresha kumva ntabwo uri kurikunda, ariko niko turaza kubivuga. Ni bya bice by'imbere n'ubundi biba muri iki gice cy'inyuma gisohora umwanda. Akenshi iyo rero igitangira ntabwo ushobora guhita ubyumva, wagira ngo ni ikibazo gisanzwe wenda cy'ubuzima cyangwa se ubwivumbure buri mu gice cyo hagana hasi. Utangira kubibona ari uko hatangiye kuza ibibazo, aho umuntu ashobora no gutangira kujya yituma amaraso mu buryo mu bintu yitumye, cyangwa se hakaba ikintu gikomeye cyane ngiye kukubwira. Iyo ibi bintu bitangiye gutinda cyangwa se bitewe n'ukuntu yagufashe, hari n'igihe bya bice bisa nk'ibiri imbere aho ngaho mu imbere bisa n'ibisohoka. Reka mvuge handi mu mwoyo, aho ngaho imbere bisa n'ibisohoka. Icyakora iyo bisohotse biba bisa nk'amara yasohotse hanze. Ushobora kujya kwa muganga, ariko rero buriya bintu biba biri bibi cyane, kandi bishobora kuba byagira ingaruka, ndetse utabyitayeho bishobora kuba byakugiraho ingaruka zikomeye cyane turaza gukomeza kuvuga. Rero kuri uyu nguyu ufite izasohotse zivuye imbere, kuko hari izifata imbere mu mwoyo zigatuma bya bintu bisa, iyo za nyama z'imbere zisa nk'izisohoka zikaba nini, ubwo zikamera nk'izisohoka. None hari n'izifata inyuma zikamera nk'izihangiza. Izi zihangiza inyuma zo bavuga ko ari zo mbi cyane kurusha n'iz'imbere, kuko iz'imbere akenshi zishobora gusohoka umuntu akaba yanakoresha ibiganza akazisubizayo, nubwo nabyo biba bigoye, ushobora kuzisubizaho zikamera nk'iziza. Ahari nibyo kera mu Kinyarwanda basaga nk'abagenekereza, bakavuga ko bisa nko kumurika, nubwo nabyo bishobora kuba indi ndwara mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nibyo kumurika ujya ukabona hari ibintu bisa nk'ibyaturutse mu nda byasohotse inyuma. Rero Hemoroids iba ari mbi cyane ku mwihariko ku bantu yatangiye kuzahaza, kuko akenshi babandi b'iyimbere iyo yasohotse bya bintu bigasa nk'ibibyimbira inyuma cyangwa akabura uburyo bisubizayo, biba ari bihinduka ibisebe cyangwa utuntu tw'utubyimba, ku buryo kubisubizayo bigora. Icyo gihe rero kubisubizaho biragora. Abasa rero nk'ibyabo, nicyo gituma babyita Karizo, bisa n'ibirereta inyuma, bikaba byatera ikibazo cyane kandi bikababaza. Kuko byafashe rero bisa nk'ibyatatse ku ruhande bwe, none atari bya bindi byaturutse imbere, nabyo bibyimba bibi cyane, kandi kiriya gice cyo hepfo gisa nk'igifite imbaraga nkeya cyane. Kugikoresha ahantu hasa nk'akibabaza cyangwa hakibangamira birakomeye, ntabwo ari nk'ibice nk'intoki cyangwa se ibindi bice bisa nk'ibigaragara, kuko kiriya gice gikunze kuba kiri ahantu hatuje cyane, ntabwo gikunze kugira imiruho. Ubundi rero iyo gisa noneho nk'ikigize ikibazo bihinduka ibindi. Noneho twakwibaza ngo Hemoroids iterwa n'iki? Nubwo nta mpamvu yihariye izwi itera, hari ibyageragezwa kugira ngo tugenekereze twumve igishobora kuba cyatera Hemoroids. Ikintu cya mbere ni ukurwara constipation. Constipation rero murayizi ni impatwe, kwituma rwose bigoranye cyane. Ikindi cya kabiri ni ukuba utwite no kuba ubyibushye cyane inda.
Ikindi cya gatatu ni uguhora wicaye amasaha menshi ku munsi cyangwa se uhagaze amasaha menshi, nabyo wajya kubona byabaye. Hari n'ibindi rero bishobora guterwa n'ibindi bibazo runaka bitandukanye, ariko ibyo ngibyo bisa nk'ibyaba bishimikirizwa muri za hemoroide zidaturutse wenda ku bindi bibazo witeye cyangwa ahantu hadasukuye wagiye, ahubwo bisa nk'aho byizanye. Noneho twakwibaza ngo hemoroide ivurwa ite? Ku bantu benshi iyi ndwara ntigombera imiti, akenshi nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 irikiza. Iyo bitabaye ibyo hifashishwa uburyo bunyuranye mu kuyivura. Mu gihe rero ubonye bisa nk'ibiri gutinda, burya wajya kwa muganga. Burya rero nubwo uba ushobora guhita ubyikorera bigasubira inyuma, ariko bigira ingaruka. Mu gihe wenda zitabyimbye bikabije kandi utanaribwa cyane, ufata imiti cyangwa se wenda ukabyikorera, cyangwa ugafata n'imiti igabanya uburibwe, yaba ibinini cyangwa se yo gusigaho, twavuga nka ibuprofene, ibumexigeri, antihemoroidere, suppositori cyangwa se crime cyangwa amadiclofenac n'indi miti nyinshi ishobora kuba yagufasha, ariko mu gihe wenda bisa nkaho byari bisa nk'ibyoroshye. Nanone ushobora gukoresha uburyo busa nk'ubw'umwimerere, aho ushobora kwicara mu mazi y'akazuyazi byibuze iminota 15 inshuro 3 ku munsi, gukoresha tea bag umaze gukora icyayi itarahora ugasigaho 2 ku munsi. Ikindi bishobotse wagerageza kurya ibiryo byoroshye, kandi nukenera kujya ku musarane ujye udatinze. Iyo zabyimbye cyane hitabazwa kuzibaga, kuzishiririza cyangwa guteramo inshinge zibyimbura. Gusa ku bagore si byiza kwihutira kuzibaga iyo zitari inyuma. Wavuga uti rero hemoroide yabaye ikibazo gikomeye cyane, ni gute nayirinda? Kwirinda hemoroide rero ni ibintu bisanzwe, nkuko wabonye ko no kuza bisa nkaho ari ibintu byoroshye. Inde guhagarara no kwicara umwanya muremure cyane. Irinda ibiryo bikomeye cyane, nunabirya ugerageza urenzeho kunywa yaba amazi cyangwa se ibindi bintu bisukika bidasembuye, kugira ngo bize gufasha igogora neza. Aho sigaho kwituma wikanira, kuko byangiza imitsi yo mu kibuno, ikaba yatuma rero ka gace k'inyuma gahari. Ikindi, burya hari ukuntu umuntu ashaka nko kujya mu bwiherero kwituma bikamugora cyane, akabanza guhagarika umutima, nyine agatinda asa nk'uri kubitinza. Niba ushaka ko rwose utazarwara iyi ndwara, byaba byiza ibi bintu ugiye ubireka, ahubwo ukazajya wowe uhita ujyayo igihe ari ngombwa. Ikindi, gerageza kurya ibiryo birimo imbuto, by'umwihariko nka karoti ndetse n'ibindi bishobora kugufasha. Hari ikindi kintu rero cyateye, ubundi si umuco nyarwanda, ntabwo byari bizwi mu Rwanda. Abantu bakora biriya bintu bisa nko gukora imibonano mpuzabitsina yo mu kibuno, ibyo by'ubutinganyi rwose ni kimwe mu bintu byakuzanira indwara, uretse na hemoroide n'izindi nyinshi mbi. Ariko rwose uramutse warabitekereje cyangwa uzi umuntu ubikora, ibyo byago byose bizizana. Ni ikibazo gikomeye cyane rero. Ibyo byo rwose nta nubwo wabitekerezaho kabiri, ni bibi. Uramutse rero ubikora, nakubwira ngo bireke, kuko ushobora kuzarwara hemoroide, ya yindi mbi yakugiraho ikibazo gikomeye, ndetse ishobora no kubagwa cyangwa se ikaba yanaguhitana. Ngibyo rero ibya hemoroide n'uburyo ushobora kuyirinda. Kandi ikintu cy'ingenzi tubonye ni uko biri kose iyi ndwara wagerageje gukoresha uburyo bw'umwimerere busanzwe, ukagerageza gushyira ibintu byawe mu mujyo, nta kibazo. Amagara rero aramirwa, uyu yaramiye arakora neza, kandi ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. Jya nkubaza ikibazo ngo ni iki waburutisha? Ntacyo. Iyo rero uri gutuma ubuzima bwawe bugenda neza, uba nawe ufite imimerere imeze neza, wowe uba uri imbere cyane. Irinde kuba ari wowe waba akito cyangwa se waba ikibazo ku buzima bwawe, ahubwo ugerageze ushyire ubuzima bwawe mu mujyo mwiza,
kandi ugerageze ukore byose. Ushobora no kuba utameze neza, ushobora kuba ufite ibindi bibazo, ariko iyo ufite ubuzima, iyi niyo fondasiyo ya byose, n'ibindi byose uzabigeraho. Gira Imana n'amafaranga rero, ugire impagarike n'ubugingo. Ciao tuzahure mu kindi kiganiro. Niba utarakoze subscribe nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kureba mu muryango mugari w'abantu bakurikira iby'ubumenyi kandi bibafasha mu buzima bwo buri munsi. Ndi Josh, reka duhure mu kindi kiganiro. Hari igihe umunsi wawe ugenda nabi, rwanya iyi minsi mibi. Manda, nisume nje koga nakerewe. Nje se ndihanaguza iki? Ihanaguza irido. Nigutumye inyama zapfuye. Inyama uzibika mu ndobo, kandi ibi byose biterwa no kutagira freezer. Kanye basubiza. Kazi bari bahatanye. Nuko umunsi wanje wagenze. Wari kugenda neza iyo umenya sayona. Ku musatsi iyi ngiyi yumutsa neza, irasikukayo iteka umuceri neza ntushirire. Akakugasize amatasi wawe wazayamara. Linda madamu wawe kuvunika inzara. Iyi washing machine imesa neza kandi ntiby'umuriro. Ubona amafaranga ashinga busheri ukabura kongerateri nziza nk'izi. Nawe tunga ibikoresho bigezweho bya electronique nka frigo, radio z'ubwoko butandukanye, amakukazi agezweho atandukanye yagufasha guteka ku muriro, kandi ku bikoresho bya electronique bigezweho bitwara umuriro muke. Mwibutse ko ibi byose ari ku biciro byiza kandi vuba. Gura cyangwa urangure ibyo bikoresho bitandukanye mu iduka rya Sayona rikwegereye hirya no hino mu gihugu. Wave Sayona Rwanda, your dreams made real. Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 072 690 466 2 na 079 45 11 660. Injira mu isi nshya ya electronique, aho iminsi noneho yuzuye ibitwenge.